Iza igihugu baravuga ngo Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinya ndandararana. Noneho rero reka dukomeze mu kinyarwanda kugira ngo na nzova byumve neza. Ako nzova ko mu muheza nago yize. Yewe ngatabyu abyumve neza. Yeah, let's go. Atandemwa. Atande twawamuga. Ngani mukinanira. Hakurya ni mukanyosha. Usanzwe uzi Kirundi cyangwa dupfunyikira. Je naba mu Burundi imyaka iyo. No nyajyana. Nzova yararize n'ikimwira kiranga. Ngo amafaranga yanjye ngo mfite abana ngo mfite n'abana mugaburira. Yakamwase nyamara tubwira ko ari umukire nyamabondo n'ubu nawe nago yakwakirana n'ibyo bye yaguha. Oya nyamabondo we ashaka kubigwa ko ngo ubikoraho content. Oya nukuvuga ngo njewe ariko yakamwana niba ngiye bakangabana. Yes, ndagusuje kandi mwa ikaze wo ukurikiye Fofo NB Trade TV. Mwifurije kugira ibihe byiza arose mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane abari Bujumbura ko nimwe mumenyereye cyane ibiganiro byacu cyangwa se mu bikurikirana day by day. Nubwo ndi mushya nonge muri kumva nitwa Keriwana ariko ndi kubibona avandimwe n'ubundi Fofo na Bitre ya nubwo wenda bo nagari ngombwa ko wenda ibikorwa birakomeza baba bagaragara baba batagaragara cyane. So tugwaye ikaza no kuri channel urabona ko turi kumwe na Yakamwana General, turi kumwe na Nzovu, turi kumwe na Nyagahene. Ya asigaye afite umuzigo yo mu reka tubanze kwije mu kiganiro tubanze duhe ikaze n'abantu hano kuri Fofo na Bitre. Nzovu tugwaye ikaze kuri Fofo na Bitre. Murakoze. Turaba agaciro dusuhuje abakurikira nabanza avuge Fofo na Bitre kuri Fofo duty free Fofo na Bitre TV. Fofo kuri Bitre Fofo and Bitre TV. Fofo e Bitre TV. Ariko numvise uvuga iti abarundi bakurikirana tubicano nabo benshuru abarundi nabagaciro abarundi baradukunda barundi hari indirimbo ivuga iti Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashingo. Yego nawe katukanyuzemo gusa nyine ariko yese. Hanyuma Nyagahene nawe turakwakiriye cyane kuri Fofo and Bitre. Thank you so much bakurikiye ni Fofo and Bitre TV. Yeah, turabakunda cyane tuje kugira ngo tubaganirire tubakuri. Yo, I know English man. You speak English? Yeah, more than you man. Noneho rero reka dukomeze mu kinyarwanda kugira ngo na nzova byumve neza. Ako nzova ko mu muheza nago yize. Yewe ngatabyu abyumve neza. Yeah, let's go. Atandemwa. Atande twawamuga. Ako ukatoraguye he? Ako akavanye he mwana? Watandemwa ngo ugomba kwitora. Ari igifaransa cyabaye koko. Watandemwa ngo ugomba kwitora. Ase cyo ni igifaransa mugani Nzovu. Atandemwa cyane ikigande. Sigane ni sinzi uburyo cyagihimba himbye. Ariko we bayise. Ngiye mvuga icyongereza bitewe ivugururimi bitewe n'igihugu ugezemo. Ngiye Burundi navuga ikirundi. Hano mu Rwanda mvuga icyo étudier en quelle année? Ugiye Burundi bavuga? Uravuze ngo ufite imyaka ingahe? Burundi bavuga yewe ngeze Burundi navuga ikirundi, mu Rwanda navuga ikinyarwanda, ngeze mu Bwongereza navuga icyongereza, najya muri Kongo nkavuga iringara. Reka dusipoze ko cyangwa se tuvuge kuri mu Bwongereza. Ubwo umuntu akubaje ngo how old are you? Ni nkaho ugeze mu Bwongereza urumva? Ngenda kubaje. How old are you? Igihugu nicyo kinkoresha. Nasubiza ko kantu. None ni ikirere kigukoresha. Kamaze asubiza ko kantu ngo how old are you Mr. Nzovu? Wayo ngwangwa kanose Umva wowe ugeze mu Bwongereza rero byagusaba kubanza guhera muri gardienne. Ariko nakarabaza igiswahili gusa naga kakana naga uzi igiswahili gusa. Let me tell you for the first. Cyari umuryogo we nako we. I speak Lingala. Rumuryogo we nako cyane. Try. I don't know the languages but I try to speak every language. Yeah, good. Clear. Vibe za fantasy. Abantu bari kuturebera neza ntago tsantunze ko ntago ari wewe wenyine. Nawe hari wowe ariko waravuze ngo inzoga waraziretse cyane. Nzovu ni mu mazimisi munywa cyane zabate murimo kwivura. Ahubwo umva murimo kwivura turimo kwitoza ko zatuvamo. Uracyasigateye nizimara kutuvamo nabwo tuzazivamo. Wasanga bashyizemo B1
wasanga mwamenyemo B1 ariya muri fantasy oya kirimo B1 Gin Jimo yaka suza abantu kuri Fofo na Beat TV wowe nubwo atari ubwa mbere basuze cyane ababanyi b'abarundi Fofo Beat TV nawapenda sana. I think that it is not the first time to achieve here. Yego. Ariko turabakunda icyo dukeneye mu supporting mu dukubitire kuri kandi nzogera subscribe, comment, sharing our videos. Ariko mbere yuko buretse gato hari ukuntu mvise uzi icyongereza cyane katugerageze nyine gukora akantu gato k'icyongereza tubigerageze gatoya sibyo yaka how are you? Fine. Are you okay? Very good. Yeah. Why today you are drinking Fanta? So I'm drinking soda because of hangover. Because of hangover. For get recuperation. Mbanze ndekupere neza ngarukemo neza. Niyo mpamvu urabona haracyari mu gitondo ngomba guhera kuri soda. None mu masani mugoroba ngafite. Ubwo nyine cyabivuga cyari icyongereza rega. Cyacyongereza gisogi. Kugira ngo ibintu bijye ku murongo yarambaje kubyerekeranye na soda. Yego. I'm drinking soda because morning but afternoon I'm going to drink soda the petit mitsingi. Afternoon petit mitsingi. The small meeting. Ariko inzovu meeting bisobanuye. Meeting. Hari meeting y'ibyekira amashyaka bari nko muri meeting. Ahubwo uvuze meeting. Meeting. Mashaka so meeting. Bisavuga ngo meeting. Mu magambo make umuntu avuze meeting we wumva avuze iki? Kusesa agapeti meeting. None se iyo noneho oya ntari nikabyumva Utano se ngo ni nyaragutabaza igenda zirazidukubita n'injoro. Niyo bita mukutano. Mukutano ni ihuriro runaka bavuga na giswahili aziye we yabwiye ngo njyaze zini niba kigiswahili nta kirimo nawe buretse kuvanga amadosiye. Abantu bahuriye Nuse nzovu iyo umuntu avuze surprise wumva ashatse kuvuga iki? Surprise ni nkuko yakamwana nabanzi igihe azakoresha anniversaire ngewe iyo tariki nkabanyizi yakamwana nkamutungura nkaba namumena ibase y'amazi nkaba nakumukubita ifu mu maso mbese nkamutungura. Ni surprise. Surprise. Nyagahene umaze igihe warabuze ariko twe turabizi cyane ko umaze igihe warabuze wari waraburiye yari yaraburiye yagiye bimeze bite? Nubwo Nyagahene reka byivugire tubwirano yaragiye amaze igihe adahari. Bon. Yes, abanyarwanda kimwe n'abarundi kimwe n'abakongomani kimwe na mwe bashinganahe bapfasoni namwe gwaruka je naba mukanyosha hama rero uraraba ajya kuri petit séminaire buretse kutuvangira rindira gatoya mutanga baze kuva amadosiye wowe rindira gatoya uraraba ajya kuri petit séminaire hama cujabuka ibarabara hakurya kujabuka nukwambuka wambuka umuhanda kujabuka ibarabara iyo ujabutse ibarabara wambutse umuhanda ako kayo ujabuka ibarabara ukacugira mu kanyosha ngani mukinanira hakurya ni mu kanyosha. Usanzwe uzi Kirundi cyangwa udupfunyikira? Je naba mu Burundi imyaka iyo yagahera asanzwe uzi Kirundi ko? Je naba mu Burundi nize mu Burundi. Je narizeyo henga ndakubwira amakartier urumva ugeze mu Ngagara hirya yo mu Ngagara ni mu kumutakura ibabara rya kabiri nabakubara rya 10 hino ya kumutakura n'icibitoki hino barabara hino ya mutakura n'icibitoki hama cugaruka hirya ni mu Kinama ugacukomeza iyo ngiyo ukabandanya ugenda haba none subira inyuma garuka inyuma cibitoki cya Rugombo ni ruguru ni nko kwavuga Kigali ngari cyangwa se Bujumbura rirare mba nese wabaye mu Burundi jewe yego ndadaye bamugandagura nariyo Nzovu ibi Kirundi atubwira umva ari Kirundi cyanyacyo cyangwa yego cubaza bazokubarire kuri comment njya gucuza amasede nkirara muri lodge biki ibintu nk'ibyo ariko arakarembo kindundi kabango ngo mwigeme kuku yagira ni wowe ndaya mama ndagukunda
Mwigeme ni umukobwa Mwigeme ubwo ni umukobwa kuyagira ni umukobwa kuyagira niki kumuganiriza cyangwa se kumuha akantu kumutera akantu ubwo rero so urumva ko iyo bavuze ngo abashinganaye mujye munyikira n'abagabo abashinganaye n'abagabo abapfasoni n'abagore ugwaruka n'urubyiruko umwigeme ni umukobwa w'umwari wavuze umwari uvuze umwigeme ugwaruka noneho umusore umuhungu nk'abahungu nyine nawe urabyumva ni imisore babita imisore Yesu yagarara cyaro umuhungu nawe bamwita imisore none se wowe uri umukobwa niba utari umugabo rero uri umugore ari ibyo ngibyo nimukajye mubitindaho umugabo nanone nawe nzovu mwavuze ikirundi cyanyu nanjye mureke rero kayinigure nawe atubwire ikiwacu mbabana nyoso bozana katagoma na pesi mnombote eza colonel akamwana numero matricule nga eza 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée toyakana mopepe rozae tokozongana makolo ale mama rozae nalela roza iye roza molas ngainalela roza para nyarete ngama oya buretse ubwo se iyo ndirimbo warushatse kuvuga ngo iki mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda nk'umuntu utayumvise iyo ndirimbo toyakana mopepe tokozongana makolo buretse twumva mu Kinyarwanda nukuva biravuze ngo twaje mu muyaga tuzasubiraho n'ibirenge mwaraje mu muyaga toyana mopepe tokozongana makolo nukuva wenda twaje mu ndege tuzagaruka n'amaguru yego ariko ubu ni toyakana mopepe rozae tokozongana makolo ale mama rozae bariringa mopepe ahantu wakagiye n'indege mu kugaruka kaza n'amaguru ahantu uzahagera abari harihari cyane iyo ni kuyo ndirimbo twaririmba ya ndege yabazanye ibage depoje nkanga ise yisubirirayo mwe muzategereza kwigaruka itagarutse muzataha n'amaguru zatana n'amaguru ariko icyo bitarangema militaire bagereyo bazatana n'amaguru igikuru bagereyo igikuru nuko bagerayo igikuru nuko bagerayo mwagimara imyaka 30 mwamara imyaka 5 mwamara Nzovu we na yakamura inshuti cyane niko tubizi ni ikihe kintu yakayagukoreye kumva no wenda kumwanga kunyanga wowe ikintu yagukoreye ukumva no wenda kumwanga ubushuti mukabure twavuye mu kazi ngeke gihe nta buriya kutajya telefone nibi yego nta telefone nari mfite amafaranga yanjye bashyira kuri telefone ya yaka bya 18 nafite 18 ariko yose bashyira kuri telefone no nyajyana Nzovu yararize n'ikimwira kiranga ngo amafaranga yanjye ngo mfite abana ngo mfite n'abana mugaburire yakamwase nyamara waratubwira ko ari umukire waho amafaranga yahorana nese waririye 18 nimba none yararize n'ikimwira kiranga arafite yonyine ari we nawe ariko mwariyunze nyuma ya gutana amaguru wari gutana amaguru se mani byahise mbwira ngo mbabarira ngo uyu musaza reka kuriza uriya musaza mbabarira buri yabaye nahise nyamo none baramwe ngo yakwari uriya musaza ngo kukura ari kure Nzovu yararize nyakurira kumva no ubushuti bajya mwawe nta kindi kintu mubona mujya mupfa ariko ubwo ntago mwari mukimurakariye ko yahise yaguye akongiza amahirwe yo kubabona mwese muri babiri ariko ngo ugara ko uzindukira kwa yakari ngo mu gitondo naye kandi uzi ko yifitiye umugore ngo buri gitondo ujya gukomanga reka ngiye nkubyiza ukuri byarabayeho ngewe yaka nari mfite ikiraka yakamwana wumva nyine namwe imibiri yose ngewe njya kwa yaka nateze moto njya wanjye bahishije sakagenda noneho ayo kwa yaka njye narakubwiye dusabaragabura Nzovu mujye muza murye nabanyagahene muzi wanjye babagaburire narakubwiye dusabaragabura yakamwana kawungira hari umucerura ngewe umugore we ni nk'umuvandimwe wanjye naragiye mbwira dusabe nshonje rwose abizi mutu wanjye sine nari na restaurant nari nshonje kandi koko buri umuntu ashonje avugisha uko iyo bivuze biba bigoye ubwo umugore madamu yakahise ashyiraho umuceri yakahise ajya kumuturanya arajya nakavugisha uramuceri wiwanjye ntuhenda so mu Tanzania se numero ya mbere ahita agenda kumuturanya azana isahane y'isombe dusaba itayivugurura ashyiramo zandagara zenze bita Zanzibar ashyiraho ahujya n'indagara za feki baruye umuceri bakubita akagasombe
yakakozemo nk'ifurushe uri kurya kundagara za Zanzibar aho iwanjye ziba zaringiye ngo buri kiro kiba kirimo oya sambaza bita Zanzibar none se umva nyine ari ukuntu oya buretse azarya ibyo kwa Nyamabondo ntabwo nzajya mu rugo rwiwe sinshobora no kurya Nyamabondo ntabwo yakwakira Nyamabondo nawe ntabwo yakwakira n'ibyo bye yaguha oya Nyamabondo we ashaka kubigura ko ngo ubikoraho content oya nukuvuga ngo ngewe ariko yakamwa nimba ngiye bakangabana umva ngewe ikintu cyakuvuga baravuga ngo akaboko cy'iburyo niba gatanze akimusoni kazayimenya ntago rero iyo haye umuntu ari ngombwa ngo usetenge kamera uba uri gucuruza ngewe nibyo nicyo kintu napfuye na Yago TV show Yago bamaga amafaranga banyoherereje aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Yago yajya kuyama agasetinga kamera agahita akoraho content cyangwa se umuntu akugeneye ikintu ariko agasetinga kamera akabishyira public akabwira isi yose ko yagufashije that is not good genda barakoresha kamera ayo mafaranga ufite umuntu kugenda ashobora no kugutegera mu nzu akaba yakwambura nanone cyangwa nka kwa kuri mama Queen yakwibaga akaba yayiba niba hayo umuntu njyara abantu benshi hari aba diaspora cyagushimira by'umwihariko hari aba diaspora benshi navuze amazina barambwira ati twebwe niba tuguhaye we kujya tuvuga ku itangazamakuru na rwose nge niba naguhaye reka kugushimira ku itangazamakuru Imana iba yabonye ko naguhaye cyane setu hanyuma Nyagahene turavuga tugira dutaruka tuvanga amadosiye ariko yuwe yabigize ingeso kamere mu niyo yaba afite umugore n'agakageso kacika ase yanda yakwibyumba 400 naryo niyi Nzovu yanda yakwibyumba 400 niyi nibavuga yuko Nzovu nta kintu mama Sandrine akuziza n'uburaya bwawe sigeze guhamagara mama Sandrine cyakuziza n'uburaya bwawe wandaya butoka ninkona ku mugore uretse kugenda yakangwino ngwino dusoze uretse kugenda ngwino dusoze ngwino tumaze dusoze uretse kugenda no kuvuga ngo kose nawe uri nawe uri umugore wamugira umugabo wawe koko ko Nzovu amafaranga amafaranga niyo umugore abaje akurikiye gusa ntacyo ubwo tugana ku musozo ntacyo icyano turiho abantu benshi mu badukurikirana cyane n'abantu bahereye mu Burundi sibyo abenshi nyine ntabwo ariko gusa n'abadiaspora n'abanyarwanda badukurikira ariko abantu benshi mu Burundi nyine mu gihe kintu mabwira nk'abafana banyu bari Burundi mwese umwe kuri umwe batu ya Burundi nawapenda sana bazi Kiswahili numva yuko wendi Burundi ari abantu bazi Kiswahili nawapenda sana na tuko pamoja kutoka sasa hivi na siku zingine tuje kuba turi kumwe kuri channel yacu cyo tubasaba gusa subscribe comment and sharing à votre discipline vous avez compris à votre discipline à votre respect mon commandant ubwo bafungiye agasari barundi kazi namwe gwaruka abafasoni niko bavuga ntabwo mbye mbizi bashinga naye bafasoni namwe gwaruka so turabakunda cyane kandi bamwe turaziranye rimwe twajyaga tujyayo batwakiraga neza nizere ko umutima muki ufite nigiye nikigera tuzanzangira tugaruke dukora ama show hariya turabakunda pe turimo kubategura ibintu byiza mukurikira icano yitwa Fofo and Betray TV Fofo and Betray TV muyikurikirane rwose muyisupporting kuko ni channel yanyu ni channel y'abarundi ni channel y'abanyarwanda ni channel ya East Africa ni channel y'isi yose y'aba diaspora kila kitu so turabakunda cyane sana Nzovu Barundi ndabakunda icyambere indirimbo bibahiza igihugu baravuga ngo Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinya ndandararana Barundi ndabakunda meruka i Burundi aho Bujumbura Igitega za Muyinga aho hose nahabaye incuza amasede mwanya Kirenes nigeze no gufungwa za Gitega za Muyinga nibwo mwangemuriraga uburobe navoka rwose mwarakoze murabe abigiciro nubwo imipaka ifunzwe inshuti zanjye ndimo gusenga nibura hari igihe izafunguka kuko ntantu twabona twanyura kujya kuzenguka Tanzania kugera gute n'ibintu bigoranye cyane Barundi Imana igihe ihora ibarinda rwose muramuka amahoro mugire ubuzima buzira umuze ndabakunda
ciao shitwa bakunzi ba Fofo and Betray TV twari turi kuganira na Nzovu Yaka ndetse na Nyagahene benshi murabazi ndetse n'abatabazi ndakeka atarwa mbere mwamubonye wenda ahanini icyo tubasaba nta kintu kana subscribe mukoreshe kuri YouTube channel muduhe igitekerezo muri comment tumenye ngo niki twabakorera cyangwa se ninde mukeneye muri tumuzana next. Thank you so much. Oya na